Sanzwe umusore w'umunyarwanda uririmbira Imana abantu bose bakamukunda yatangaje abanyarwanda bose mu Kinyarwanda. Yamamaye mu ndirimbo ya Mutakatifu Alex. Uyu mwana mama we yaratanga yaravuze ngo iyi mpano sinzi ahantu yayikomoye. Umva mama we icyo abivugaho nawe. Byaramutangaje. Mbese ni umwana ufite yarambaraye rwose wagira ngo ari kuzamuka n'igenda. Ari kubonekerwa. Araririmba rwose arakurikira. Maria Mutagatifu Yesu chuma tusabire komane paterere no mwijwi rye kuko ukurikije ahantu yavukiye iyo mu cyaro iyo hirya mu mikuku n'Imana afite nijwa zikuririmbamo ntabwo wamenya ko ariho. Wumvishije mama we icyo yavuze ngo uyu mwana yaririmba agafashwa ukagira ngo ari kujya mu ijuru. Urumva mbese yatangaje abantu, ntabwo ari twe gusa yatangaje abarundi, atangaza abantu bose bumva Ikinyarwanda. Wumve ko na famiye ye yayobewe ahantu uyu mwana Imana idasanzwe imeze gutya wagira ngo ni marayika uri kuririmbira muri we bitewe na sound iri gusohoka. Wamwumvishije mbese uyu mwana ibyamamare byose byamukozeho inkuru yatangaje abanyarwanda. Mbese uyu ni umwana w'umuhungu ukiri mutoya bigaragara ko nakura, uko akura niko n'Imana izayigenda ikura kurushaho. Mbese uyu mwana afite umwihariko naramukunze yakunze n'abantu benshi. Udasanzwe witwa Alex Mutakatifu. Niwe wibagirwa gukora subscribe and share comment. Twigendere.